Turabaramukije inshuti bakunzi bakurikira Intwari RTV1, twongeye kandi kubaramutsa tubifuriza amahoro y'Imana kugira ngo akomeze aganze mu byanyu ndetse no mu banyu. Mu by'ukuri uyu munsi ni umunsi w'akababaro cyane, tubabikira urupfu rw'umuvandimwe Claude, azize urupfu rutunguranye cyane. Ntabwo yarwaye igihe kirekire, wenda hari umuntu yavuga ngo cyari kirekire, ariko kandi mu buryo bugaragara uburyo yaragwayemo zari kondisiyo wabonaga uko byagenda kose ari kondisiyo zigoye, hahandi abakuru bavugaga ngo ahasigaye naho Imana. Mu by'ukuri hari uburyo umuntu azaba muri kondisiyo iri kiritike nk'uko abafaransa babivuga, hahandi abaganga bavuga ati turagerageza uko dushoboye kose ariko gukiza ni ukw'Imana. Rero Claude akaba ari umuhungu w'abasinzira bo mu nzu ya Nkoko, akaba ari umunyarurambo mu nce za Gitoga, akaba yaraje mu gihugu cya Kenya. Sinibuka neza, wenda hari nshobora kwibesha ariko ndatekereza ndashidikanya ko Claude yageze ino mu nce za 2015, myaka ya 2015 ndetse na 2016. Akaba ari umugabo wubatse, wari ufite urugo runini rurimo umugore n'abana, ndetse yabanaga n'umubyeyi we. Claude mu by'ukuri amakuru twabashe guhabwa y'akababaro ababaje cyane ku rupfu rwe nuko mu minsi yashize yagiye mu bukwe, ataha ibirori nk'abandi, cyane ko mubizi ko ubwoko bwacu bw'abanyamurenge gutaha ibirori ni umuco, gushigikirana ku bashakana ni umuco rwose tuzwiho. Rero uko niko byagenze, yaragiye yirirwa iyo yagiye mu bukwe, bahagirira ibihe byiza cyane. Igihe cyo gutaha rero kigeze, yaratashe ngo agere mu rugo, abwira umubyeyi we ndetse n'umugore, arababwira ati ntimwigore, ntimwirushe muntegurira, ndumva ntameze neza, kuko amakuru twabashe kwakira nuko yaribwaga umutwe cyane, yarababaraga cyane, umutwe ukamurya cyane. Rero bimaze kugenda gutyo, aragenda araryama, umubyeyi we ndetse n'umukazana n'abana barakomeza gahunda zabo za nijoro. Urumva nyine harimo kugaburira abana, ibintu nk'ibyo, ariko bitewe n'umwanya wari ushize, wenda hari kwa kundi umuntu ashobora kuruhuka akanya gato, akabyuka agasanga abandi muri saro, akababaza uko biriwe. Byabaye ngombwa ko umubyeyi agira amashaka, abwira umukazana we ati nagende arebe ko Claude byaba bimeze, niba atameze neza cyane, wenda hari hobaho no gutabaza, kwiyambaza abaturanyi bakareba ukuntu bamugeza ku bitaro. Nibyo koko umugore yaragiye, agere mu cyumba asanga ibintu ntibimeze neza, aho Claude yari aryamye rwose yarababaye, yagaruye ibyo yariye se wenda cyangwa se yamwoye, araruka cyane, arababara, mu by'ukuri asa n'umuntu watakaje conscience. Umugore abibonye abona ni ibintu bitoroshe, mu by'ukuri biba ngombwa ko biyambaza abaturanyi, umuntu bamujyana kwa muganga. Bamugeze kwa muganga rero nibwo abadogiteri bababwiye ngo yagize ikibazo, hari umutsi wo mu mutwe wacitse. Tekereza ko ujana amaraso mu bwonko, cyangwa ko hari umutsi wo mu mutwe wacitse, niko bababwiye. Kandi ikibazo nk'iki ngiki igisubizo cyacu ni ukubaga. Birashoboka ko yari yaviriyemo indani, arababara cyane. Mu by'ukuri byabaye ngombwa ko babyemera, cyane ko babonaga nta kindi gisubizo bitewe na situation umuntu yari arimo. Babona ko Claude mu by'ukuri ndetse no kuvuga atakibashije kuvuga, nta kindi kintu icyo ari cyo cyose ashobora gukora. Icyari gisigaye rero ni ukuramira ubuzima bwe. Uko niko byagenze nako
biba ngombwa ko bavuga ko umuntu abagwa mu rwego rwo kuramira ubuzima bwe. Nibwo bamubaza rero ahita aja muri koma. Kuva umunsi bamubaga kugeza uyu munsi nibwo twamenye inkuru y'akababaro ku muryango w'Abanyamurenge, abasinzira mu nzu ya Nkoko, ko babuze umuvandimwe Claude, umubyeyi w'umuryango we. Mu by'ukuri twihanganisha uyu muryango, ibihangane tubibutse ko Claude yari wo mu bwoko bw'Abanyamurenge. Abanyamurenge twese turababaye, yari umugabo ukiri muto kandi yagize inshuti nyinshi cyane. Inshuti ze zirababaye n'abandi bose, kwa ba sebukwe, kwa ba nyirarume ndetse n'abamushamikiyeho bose. Dukomeza kubihangana tubabwira ngo mpore, nimwihangane, umuvandimwe Claude aho yagiye tuzamusanga. Uri mu isi wese ari mu nzira igana mu guhamagarwa. Abanyarwanda nibo babivuze neza, babyita kwitaba Imana. Mu by'ukuri Imana yaduhaye akazi hano mu isi kugira ngo tubeho, dukore ubushake bwayo, ariko iyo akazi karangiye Imana iraduhamagara. Muri uko kuduhamagara rero hano ku isi, abo twakundaga, abavandimwe, abana, ababyeyi, ntibaba bakitubonye ukundi, twisangira umwami wacu waduhamagaye, uwaduhanze. Uwo nguwo niwe ugira iherezo rya buri wese. Rero mu by'ukuri Pawulo yandikira Abatesalonike, arababwira ngo nuko rero muhumurizanye, mukomezanye, mubwirana aya magambo, mubwirane yuko Yesu Kristo azagaruka, mubwirane yuko abapfuye bazazuka, abapfuye bizeye umwami Yesu Kristo, bizeye urupfu rwa Yesu, bizeye kuzuka kwe, bazazukanwa nawe. Yesu Kristo niwe wabanje kuzuka, rero abapfiriye muri we bazazukana nawe, kandi bazukana ubwiza kubwo yazukanye. Mu by'ukuri reka twongere kandi twibutse abantu yuko kubaho ni inyungu, ariko gupfa ni inyungu kurushaho. Mu by'ukuri nta ciza ko gusoza urugendo rwa hano ku isi tukisangira umwami Yesu Kristo watubambiwe, wadupfiriye, tukaja guhabwa amakamba, tukaja kugororerwa ibyiza cyangwa se iby'imirimo yacu twakoze hano ku isi. Cyane ko Bibiliya zivuga ngo buri muntu wese imirimo ye nizamuherekeza. Inshuti n'abavandimwe tuzamuherekeza tumugeze ku irimbi, tubabaye, turira amarira menshi, tumubwira amagambo yo kumusezera, ariko imirimo yacu yo izaduherekeza itugeze kuri destination, ku mwami Imana. Rero twongere kandi tubahumurize, tubabwire ngo mwihangane, mukomere. Abakristo ntabwo bababara nk'abantu badafite ibyiringiro. Abakera bababaraga batazi, kubera ko ababo bapfaga ntibamenyaga aho bagana cyangwa se iyo berekeye. Ariko twebwe abizeye Yesu Kristo tuzi yuko Yesu Kristo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, kandi ari we nzira yonyine gusa ijana abantu ku Mana Data. Rero reka twongere kandi tuvuge ngo turahumuritse, namwe nimuhumurike. Niba Claude yarizeye umwami Yesu, araruhutse imihate yo mu isi, asanze umwami Yesu Kristo, yizeye kandi yakurikiye. Reka rero dukomeze kubabwira ngo mpore, mukomere, mwihangane. Ubuzima bumeze nk'uburabyo, uyu munsi burarabya, bugatoha, bukamera neza, bukagira isura nziza, ariko bwaca bukuma, bugatumurwa n'umuyaga. Cyane ko Yobu yaravuze ngo umuntu wabyawe n'umugore arama igihe gito cyane, kandi naco cuzuye umuruho, cuzuye amarira n'imiborogo, cuzuye gushavura no gusuhuza umutima. Ariko Yobu asoza avuga ijambo ryiza, aravuga ngo nzi yuko umucunguzi wanje ariho, kandi nzamureba n'amaso yanje, umubiri wanje numara kubora nzamureba kandi nzamukoraho. Reka dukomeze tubihanganisha rero bavandimwe, abababaye mwese mukomere, mwihangane. Isi niko bimera, ariko gukomera ni umuti wabyo. Reka rero dusoreze ahangaha, tubabwira ko n'ubundi wenda hari n'andi makuru tuzakomeza kuyababwira. Mugire amahoro y'Imana.